Hello my people, hello my people. Nk'uko bisanzwe rero nababwiraga ko iyi channel ari iyo kugira ute kujya ibagezaho amakuru y'imyidagaduro, ibintu bigiye bigezweho hirya no hino ku isi. Ubu ngubu twaraye dukoze ya nkuru ya wa musani ari we bita Gene Hackman, legend wacu wagize ikibazo akatabaruka. Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira, Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira. N'aka kanya rero narinje ngira ngo mbagezeho andi makuru rwose atari ivumbi, kandi amakuru meza aryoshye uraza gukunda, uraza kwishimira, ndabizi neza. Wowe uba ushaka kumenya ibigiye bigezweho ndayikuzaniye iyi inkuru nziza cyane. Iyo nkuru rero nkuzaniye nta yindi ni iya rwa ruganda rukomeye rwose mwakunze muri benshi, rukunda kuzana ibintu bigiye bitandukanye. Si ibintu bitandukanye gusa, ahubwo ruzana utuntu twinshi twiza tw'udushya. Abakire, abari mu cyiciro kiri hagati, twese kabisa urwo ruganda rutugezaho ibintu bigiye bitandukanye byiza, bikatugirira akamaro, bikatworohereza mu ngendo. Niba wategaga imodoka wagera muri ambutiyaje ugashiduka rwose, haje ambutiyaje ukabura uko ugera aho wari ugiye ngo uhagerere ku gihe. Rwa ruganda rero mwakunze, uruganda kabisa rukorera California muri Amerika, rwo bita Aleph Aeronautic, rwabakoreye noneho imodoka rutura. Ni imodoka igenda ku muhanda ndetse ikanaguruka. Ibyo mubwira nibyo, ntawe ndi gukubeshya. Yadukoreye indege zigiye zitandukanye, zisekeje, zitangaje, zigendamo ibyamamare. Ariko kuri ubu noneho yabazaniye imodoka iguruka rwose. Yabazaniye imodoka iguruka. Iyo modoka rero nije koroshya ibintu. Iyo modoka ni imodoka yitwa prototype ya model 0. Imodoka ikaba ije kabisa izanywe n'uruganda rwa Aleph Aeronautic rukorera muri Amerika, California. Wabyumvishije neza, ntabwo ari ukubeshya. Ni imodoka utagira ngo ni indege, ntabwo ari indege, ahubwo ni imodoka ihinduka indege. Ni imodoka ihinduka indege. Ubwo rero nk'uko bisanzwe murasuhuzwa na Claude. Ubwo ngubwo akaba ari we ubazaniye iyi nkuru kabisa itariho ivumbi, ababwira ati mwidagadure, mukande subscribe, mutange ibitekerezo, mukore share, mukande comment, ubundi dukomezanye kuri iyi channel yacu yitwa Twidagadure. Andika Twidagadure, ubundi nawe widagadure kuri Twidagadure show. So imodoka ya mbere iguruka yakorewe isuzuma muri California. Nawe byibaze mu masaha ya saa 3, ukwezi ni uku kwa kabiri kabisa. Kampani ya Aleph Aeronautic yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamuritse imodoka ya mbere iguruka ku isi. Ariko utagira ngo wenda ni muri Amerika gusa, yayimuritse naha ku isi hose. Iminsi mike uzaba uri kwibona na hano iwacu mu Rwanda, naho mu bihugu by'abaturanyi, i Burundi, muri Congo, za Tanzania, za Uganda, za Kenya, South Africa, umva uri buri migabane yose. So aho yakorewe isuzuma rero aho yakorewe isuzuma mu cyumweru gishize, bayireba, baverifiya, bareba ati si imodoka yacu izabikora. Nkaho ibyo bidahagije rero, yagurutse bayitembereza California, bareba ko izabikora neza, izageraho igatuma intego yabo igerwaho. Mu mashusho yashyizwe hanze ku mbuga nkoranyambaga za prototype
ya modeli 0 yagaragaye iguruka hejuru y'imodoka y'umweru. Urumva bayigurukije hejuru y'imodoka y'umweru kugira ngo ugire ute ubibone nawe, ubibone ko nta mikino irimo. Ntabwo ari edit ndababwira, cyangwa se ushaka nawe wajya kuri Google ukandikamo kampani ya Aeronautique ukareba ibintu igenda ikora, cyangwa se ukandikamo prototype model 0 ukihera amaso. Ubwo rero nk'uko nabikubwiye yagaragaye iguruka hejuru y'imodoka y'umweru yari iparitse muri California yiparikiye, ariko indi yitembera hejuru iguruka rwose n'amapine anaba mu kirere, igiye kumera nka ifite ishusho nk'iya Lamborghini za Ferrari, za modoka z'abakire cyane. Niryo suzuma rya mbere ryari rikozwe kuri iyo modoka rero, nk'uko The Source Magazine ibitangaza. The Source Magazine nayo iri kubitangaza, nawe ushaka wakwirebera, ntabwo ari ugukubeshya. Ahubwo nayibonye mbona ukuntu imodoka iri kuguruka mu kirere, nagati se ibi bintu koko tuzabishobora? Ariko nyine kuva namaze kubibona nabonye ko bishoboka, ahubwo abafite ayabo dutangire tujye kugura imodoka y'indege. Jimmy Duchovny, umuyobozi mukuru wa Aleph Aeronautique, yabwiye The Telegraph ati iri suzuma ry'iyi modoka gutwara no kuguruka bigaragaza umumaro w'ukuri. Hari igihe ugera mu muhanda nyine urimo jamu, cyangwa se ambutiyage, traffic jam cyangwa ambutiyage, wareba ukavuga ati se ahantu ndahamara amasaha ntegereje iki? Nk'uko twigeze kubona ya makuru y'uko mu Bushinwa higeze kuba ambutiyage y'amezi 7, harya iminsi 7, ni iminsi 7. Ubwo rero iyi modoka izajya iguruka ifite umumaro rwose, umumaro w'ukuri w'ikoranabuhanga mu mijyi y'isi yose. Urumva kuko hari igihe uzagera ahantu usange hari ambutiyage, iyo ambutiyage uzajya uyikizwa n'iki? Uzajya uyikizwa n'uko uzajya uhita imodoka uyishyira muri kategori y'indege, ubundi uguruke urenge za zindi zidafite ubushobozi bwo kuguruka. Noneho ugende, ubwo ni ukuvuga ntihazajya haba hari nk'imodoka wenda 100 zateje ambutiyage, ubwo noneho we muri izo modoka 100 hakaba harimo nk'imodoka nka 50 ziguruka. Birumvikana ko zizajya zihita zikoresha amababa ziguruke, zimara kuguruka ba bandi ba rubanda rugufi bakigendera mu zitaguruka nyine, nka twa tundi twacu ugira ute dusigare nyine twisanzuye, ambutiyage igabanyuke. Turizera ko bizaba nk'umunsi w'amateka nk'uw'abavumbuzi ba Wright Brothers, nabo bigeze kuvumbura iki? Twa tudege twiza, za ndege nyine mwakunze, ku ndege ya Kitty Hawk. Iyo ndege ndakeye kuyizi, Wright Brothers nibo bashyize hanze indege yitwa Kitty Hawk, nibo bashyize hanze. Ubwo rero n'uru ruganda rwa Aleph rurizera ko narwo rugiye kuzakora amateka nk'urwo uru ruganda rwa Wright Brothers rwasohoye izi ndege zigakundwa, nabo bakandika amateka. So wemeza ku bantu rero ko ingendo nshya iri mu bintu bishoboka ku isi. Ubwo rero baranemeza ko ingendo zishoboka kandi zoroheje ubuzima zigiye kujya zishoboka kuri iyi si. Imodoka yakozwe na Aleph Aeronautique ikagaruka ikongera ikagwa, yahagurutse irongera iragaruka iragwa, nta kibazo iteje, igwa nta kibazo na kimwe igize. Urabyumva? Yaguye nta kibazo igize. Nawe rero uzajya umenya amakuru agiye agezweho. Nagira ngo ati rero mukande subscribe kuri Twidagadure Show, ubundi tuzajye dukomeze twirire isi. Aka gakuru ndakeka kakubereye keza.
niba kakubereye keza nawe gasheyaringe na mugenzi wawe abone ko hari ubundi buvumbuzi cyangwa se hari indi tekinoloji yageze kuri iyi si yacu rwose. Abapfuye nyine ubwo barahombye bose. Aba ndabashimiye, mukomeze kugira